My name is Sunny. Nitwa Sunny. I'm from South Korea. Nturuka muri Korea y'Epfo. I came to Rwanda as a Gen Z volunteer. Naje mu Rwanda ndi umukoranabushake. I have been already here for 10 months. Nari maze aha amezi ajya gushyika mu 10. Before return to Korea, God gave me the opportunity to share my testimony. Mbere yuko nsubira muri Korea, Imana impa amahirwe yabasangiza ubuhamya. And I'm truly thankful. Mu by'ukuri ndabishimira Imana. I've experienced amazing things. Nize ibintu byinshi bihebuje. And I would like to share how I overcame my difficulties. Ndashaka gukomoza ku kuntu nabashishijwe kurenga ibigoye. In Korea, I often gave up when facing problems. Muri Korea nahitaga mbiheba iyo nahuraga n'ikibazo. And I felt like a failure. Nkibara nkaho nsinzwe. Even though I had received salvation, Nubwo nari narakiriye agakiza, I felt homeless and questioned my purpose in life. nari umuntu usa nkaho adafite ibyiringiro ahubwo mpora nibaza impamvu y'ubuzima. My parents encouraged me to volunteer abroad. Ababyeyi banjye nibo banshishikarije kuba umukoranabushake hanze y'igihugu cyacu. So I came to Rwanda. Nuko naje rero mu Rwanda. At first, I felt troubled, closed off, and distant from others. Bigitangira nahuye n'amakuba y'imibangikanire yanjye n'abandi. Even I became sick and wanted to go back to Korea. Ndetse naje no kujya ndwaragurika nifuza gusubira muri Korea. One day, I had a fellowship with Pastor Ko. Hari umunsi umwe nagiranye ubusabane bw'umutima na Pastor Ko. He told me, Ambwira ati, if you follow me, you can learn many things here in Rwanda. ati nunkurikira uzigira byinshi aha mu Rwanda. But if you still want to go back to Korea after a month, Ariko nukomeza kugambira gusubira muri Korea mu kwezi kumwe gusa umaze, then you can decide. ni wowe ugomba gufata uwo mwanzuro. After the fellowship, Nyuma rero y'icyo kiganiro, I reflected on myself, nigarutsemo. and I realized that if I face the same problem back in Korea, Nza gutahura ko ndamutse mpuye n'ibyo bibazo bimwe n'ubundi muri Korea, I still wouldn't be able to solve them. sinzabishobora kubisubiza, kubibonera igisubizo. I understood that I needed to learn why I was here. Ndabyakira ko nkeneye kwiga mu gihe nzamara hano. I prayed to God, Nasenze Imana, had a fellowship with people, nkajya ngirana ubusabane n'abandi. and my heart began to change. Nuko umutima wanjye watangiye kugira impinduka. And I started to receive the God's word and build a relationship with others. Ntangira kujya nakira ijambo ry'Imana no kugirana ubusabane n'abandi. Whenever I faced a problem, Igihe cyose nagiraga ikibazo mpura nacyo, I asked others for help, nihutiraga gusaba ubufasha abandi. and my heart changed. Umutima wanjye kandi ukagira impinduka. I came to understand that I couldn't solve the problem on my own. Natahuye ko ntabasha kwikemura ibibazo ku giti cyanjye. I was too weak. Kubera ubunyantege nke bukabije bwanjye. So I needed guidance, and nsanga rero nkeneye ubuyobozi, didn't have the strength in my heart. kuko muri gihe ntifitemo imbaraga. I needed God in my life. Nsanga Imana ndayikeneye mu buzima bwanjye. One day, I heard a sermon that reminded me that Umunsi umwe hari inyigisho numvise inyibutsa ibi, having received the salvation, ko kwakira agakiza
Jesus was already in my heart. byashyiriye ko Yesu atura mu mutima wanjye. I just needed to break out of my old mindset Bikansaba rero kuvuga imyumvire ya kera ishaje nyisenya, and follow God's word. maze nkakurikira gusa amagambo mbwiwe n'Imana. Jesus would guide me because my own thoughts had led me astray. Ni Yesu ufite kunyobora ko ibitekerezo byanjye byari ibinyobya gusa. I remembered my salvation. Nibutse agakiza kanjye. Galatians chapter 2 verse 20. Mu Bagalatiya ibice 2:20. And from then on, I gained a new strength. Nuko nahereye uwo mwanya nakira imbaraga nshya. Through Jancy, Binyuze rero muri ubu bukoranabushake, I become to understand my weaknesses, nabashije kwakira no kumva intege nke zanjye, but also that a relationship with God ndetse n'ubusabane bwanjye n'Imana, and others helps me overcome difficulties. n'ubufasha bw'abandi kandi bikamfasha kurenga ibigoye. After this, people noticed my happiness. Nyuma y'icyo abantu ibyishimo byanjye nabo barabyiboneraga. After I began preaching the gospel and saw God's word in my life. Ntangira no kujya nanjye mbwiriza ubutumwa, Imana rero ikorera mu buzima bwanjye gutyo. From now on, I want to rely on Jesus Guhera ubu ngubu nanzuye kujya niringira Yesu, and maintain my relationship with God. maze nkagumana ubusabane bwanjye n'Imana. My time in Rwanda has been a turning point. Rero ubuzima bwanjye cyangwa igihe namaze mu Rwanda niho haje guhindura intumbero y'imibereho yanjye. I discovered myself, Naritahuye, learned God's heart, nize umutima w'Imana, and experienced the love of the Rwanda people. kandi naje no kwakira urukundo rw'Abanyarwanda. Serving as a agency in Rwanda Gukorana ubushake muri uru Rwanda has allowed me to get change. byanshyiriye ko ngira impinduka. I'm grateful to God, my pastor, Jancy, Nshimira Imana cyane, umushumba wanjye n'abakoranabushake twabanaga, and my Rwanda brothers and sisters. ndetse namwe bene data n'abashiki bacu bo muri iri torero ryacu ry'u Rwanda. Thank you. Ndabashimiye.